baba we Fani bimeze bite neza Fani ko wabuzira ntabwo nari narabuze Fani warabuze urimo urambeshya kabisa ntabwo se we usigaye warabuze none se Fani ejo bundi nakubonye urimo kumanuka ugenda ndagukurikira ndebe ko nagushikira ariko ndakubura oya njyewe mbi naho ntabwo yari uherutse ubise gemba ndi mu nkorera inka nyine nahirira inka nkuka ibintu byose ngo imirimo yaranyishe ahubwo nyigwirira wowe umuntu uri gusa neza muri uyu munsi bikurya iki uri kwisiga iki ntacyo ndi kurya ibijumba oya Fani utambwira ko uri kurya ibijumba ukabusa gutyo aya ni ibijumba oya se uri kuvugisha ukuri ni ibijumba ni inamba ngiye gutashya n'izuba ese Fani reka ngusaba akantu gato cyane ngubu ndibona nihuta nyine ndimo ndagenda bari banmenye akunyemera ngusaba akantu ndashaka yuko nimugoroba tuzagura kuva mu gizbara mo tuvoma ushaka kumbwira iki no kuvomera amazi turaza guhura mbabarize kuza kuboneka nta kibazo nanjye ubu ngiye gutashya ntabwo rwose wava ndabamaze sawa avoka zose bazimaze ese uriya kibweja uri kumbwira ngo duhurire ku mugezi urashaka kumbwira iki aha ariko reka nze kujyayo numva icyo ambwira
Kibwi! Kibwisha! Kibwisha kwitwara icumu. Karame papa. Ese papa ko nguri gukura cyane wabaye. Abo kibwi. Nakubwiye kuva cyane ngo wasirire iriya nyana ko. Yanyana. Ndabiye irenda gucikira. Nari ngiye kujyaho mu kanya ariko. Si papa ko nguri gukura cyane. Papa rekera. Ihangane. Kuko nakubwiye bugike. Ngaho mbwira. Agasusuruko karashe. Ubu ikibondo kumukubita ariko Bugike. None inyana irenda gucikira. Waje ukazana ubwatsi ko. Waje ukazana ubwatsi iriya nyana ko. nari ngiye kujyayo. Chama Uretse ko umuntu utangiye kurakara papa. Ni byiza ni byiza dore mvuye i Kigali yego ko ese we mbega wowe ko nduzi wacupiye Ni cyane yewe we mana ya mabuno ni ukubera icyaha. ngaho rero Ni ukubera icyaha. yego ko dore abana baba bavuye i Kigali ukuntu bameze wowe nta kintu uri kubonamo wagiye hese aha nahese Mama yamenye ku muhanda. ariko mama wawe arakwanga ntabura byose akakwereza ibipandabada bitagukwira Nsubona se. mbese ko nduzi rya buno ryagiye mwana wama Ni icyaha ni ibijumba. Ni ibijumba. Mvoma nashya nayibaza. aho uretse ko nta bwenge ugira uwabuze umuntu ukurangira akazi i Kigali Papa reka ngende kajya kwa reka gukomeza gukorora. Mukuri komeza wihangane, ukomeza gukora cyane reka njye kwahira nawe. wajya ureba ukuntu abana b'i Kigali tuba tumeze ariko reba nka telefone isigaye magaze uretse telefone yawe uri Nesi ntabwo ngira telefone. Telefone ngakoresha. ariko wapfa ntiwabura byose ubundi se waje tukigera i Kigali Burasigama. mama wawe se ubundi azagushaka oya mama wawe azagushaka ubundi se nujya gushaka mama ye muzajyana mujyana iwanyu Nesi Kigali. i Kigali reka murangire y'akazi wabuze umuntu ukurangira akazi i Kigali Nesi yeza amaze kumubara. mama wawe azazahira cyangwa papa wawe ashaka rwose ibyo uri kugira nta byose None se agiye yumva. Mama afite umugabo. Iyi ni sakana. abo bato rero bazi kwahira bazi no kusiragira bakajya bagenda gukina agapira mu kabande banaziragira ibyo bamugira ni ibintu bimaze gukura ntawe kuzigira sheri mu cyaro Wa mutureka. niyo mpamvu wacupira nta muntu ugira sheri umeze nkawe Ahubwo se Kigali gusa. umva uzi hiti ihari mureke ibi bitaka byanyu rwose hano kutera bivuga Ahubwo kubwira Kigali. reka rero mpe kamu gitondo ugenze gutura ko ntubasezere Nesi kiye mujyane mu kazi tuzagenda n'imodoka ntabwo tuzagenda n'igitogotogo inaho hari amagare urebye ntabwo utaswe. bwantibaze ni ukuvuga ngo n'imodoka ntayuze si nk'ibyo byose se Ahubwo reka mu gitondo nzamusohora rero tujyane Kigali. urabyemeye neza Ndabyemeye. ariko ntusezere iwanyu Ntabwo basinabi. uraramuka ubasezeye bakahita bavuga ati guma aho ngaho sinzongera kuvuga ngo ngiye kukurangira akazi urabyemeye Uwoze kujya mu gitondo. sawa saa 12 z'abageze iwanyu sawa bayi Uhagarare hepfo y'urugo umamagara. sawa bayi sawa ntumbeshe Naho umubeshya.
avunitse pe seka yose niba papa bantumye kujya kwahira akantuma amazi kubera ko mwubaha ndemeranya gusa mba nakoze ikosa wajuza sasa tukikina urusimbi hariya urusimbi imana ntugisamo amafaranga ko numvise ngiye bagufasha bahita bagufunga se kareka ntago bikibaho tubikora mwihisha none musanga muzi ko ruba ari rwiza nawe bari rwiza barimo amafaranga shaka mbabwire ese ntabwo muri kumbesha kuko ibyo muri kumbi reka ahubwo wowe kumuguru uze kuza mbere none se Habimana wahara hepfo wa wundi Habimana muramuzi ndamuzi ubu muzi ko Habimana bamukatiye imyaka 7 yose kubera gucuruza umuntu reka sejo muri se ntazava mu myaka 7 wapi ntago ari myinshi imyaka 7 se ni myinshi akosha ko numva ari myinshi wapi iyo nekereje ukuntu mba ndi kwirira ibijumba mu rugo nirira n'ibishyimbo anumva kumara imyaka 7 ndi kurya ibigori wawe ariko twe ntabwo bazi yaganira n'inzoka wapi wozaze mu kuntu tubigenza uze kuza kumugoroba gatondo ahubwo se kamubwira mwari mugiye kumva abonye mutambika nyine mugata mundabura mwari mugiye ubundi rero twari tugiye twaraye epfo munsi y'agasantiri gatoya rero nuko nyine ubu mba niriwe nshitagura ubwatsi bw'inka ubu ngubu amavu y'amabavu kubera kwirirwa nahira n'amahera nyine uzajya uguma hari iwanyu uruhe waje twajya gushaka amafaranga